Tubahaye ikaze muri gahunda ya Sunday School. Nkuko dusanzwe tubagezaho gahunda zacu z'icyumweru rero uyu munsi twifuje kubagezaho uko abana bibakurikirana inyigisho zabo z'iyobokamana. Twifuje kuganira n'abana n'abarimu babo mukurikirane mwumve ibyo twaganiriye nabo. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be faithful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to live my Mwana amakuru Neza. witwa nde? Nitwa Mushime Sam John. Uyu munsi waje gusenga. Tubwire ibyo babigishije. Batwigishije umurongo wo muri Bibiliya uri muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo nkuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kinege kugira ngo uwizera wese muri we atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wow, thank you. Urakoze cyane. Wewe witwa nde? Twamugisha. Uyu munsi babigishije iki? Watwigishije akaririmbo. Katuririmbire. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to him Lord, they are with us in me so. Wow, urakoze cyane. Umwana mwiza. Hello baby, how are you? I'm fast math and hard working. Wow. Witwa ndese? Nitwa Kubwimana Catherine Jory. Witwa Kubwimana Catherine Jory. None se Jory, uyu munsi mwiza iki muri Sunday School? Quiz the verse of the week. Ni yihe? John chapter 14 verse 15. It says that you are my friend if you do what I command you. Oh, umwana mwiza. Urakoze? Umwana mwiza bite? This None se witwa nde? Ishimekeza Brian. Okay. None se uyu munsi waje gusenga? None se mwarimu yabigishije iki? Twigisha verse of the week. Ngaho yitubwire. Proverbs chapter 16 verse 3. It says that commit your actions to the Lord and pray you will succeed. Urakoze cyane uri umukobwa mwiza. Turi kumwe na mwarimu rero. Mwarimu utangira wibwira abadukurikiye. Murakoze nitwizere Copine Lalize ndi umwarimu muri gahunda ya Sunday School. Okay, mwarimu se Copine bano bana urabigisha ese ubona kuntu bigisha ubibona ute? Ubona hari ikintu bibamarira ese we bikumarira iki? Ubona nyine kuba ufata umwanya wawe ukirirwana n'aba bana uri kubigisha ubona hari umusaruro bitanga? Ya umusaruro urawutanga cyane kuko nkuko wabimbajije ngo bimarira iki.
abo bana ni abana bahora bishimye banezerewe baseka nawe rero iyo ubijemo hari igihe bavuga nk'ikiganiro nawe ukumva wasetse niba ufite stress zingana gute uhita wumva wasetse bigira akamaro cyane rero urabona tugitangira uko twatangiye abana bitabira Sunday School ntabwo ari ubu ngubu bimeze abana bagenda biyongera cyane uko umubyeyi yakubwiraga ati hari ukuntu abana bajyaga baza wenda umwana agasubirayo yagera mu rugo cyangwa se ataraza muri Sunday School yagera mu rugo umubyeyi akaba yamubwira ati nzanira igikombe umwana akanga ariko dushimishwa n'ababyeyi baza batubwira ngo umwana wanjye ubu ndi kumutuma mwaramuhinduye cyane yo mubwiza niki nzanira amazi agenda yirukanka nibyo ngibyo ni byiza cyane ikindi kibazo mwarimu none se buriya ni byiza ubu tubwiye akamaro bikumariye wowe ubwawe ndetse nako byagiriye abana ese nta mbogamizi muhuriramo no kwigisha aba bana ya imbogamizi zariho bigitangira ariko ubu ngubu uko biri imbogamizi ntazo icyakoze nk'imbogamizi navuga turi guhura nayo ni igihe hari ababyeyi muri bo baba bumva ko batarohereza abana buri munsi iyo niyo mbogamizi ugasanga niba umwana yaraje Sunday School icyumweru kimwe ikindi ntagarutse n'ibyo ngibyo gusa tunasoza ese nk'umwarimu ukunda abana ubigisha buri munsi muba muri kumwe ni iki kintu wasaba ababyeyi ikintu nasaba ababyeyi ni uko yaba ufite imyumvire yo kumuzana yaba n'utayifite abayifite ndababwira ngo bakomerezaho abatayifite mbabwira ngo twigisha abana iyobokamana tubigisha kubaha tubigisha urukundo tubigisha ubuvandimwe gukurira mu mana rero mbashishikariza ababyeyi mbabwira ngo abana baze barisanga barakunzwe kandi murakoze cyane Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.